Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwabana natwe migano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikuvye inshuro 7 hagati y'umwaka wa 2023 n'umwaka wa 2024. Iyi ni imwe mu nkuru ikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hirya no hino hagiye hatandukanye. Raporo y'ikigo cy'ubushomeri mu Rwanda igaragaza ko umubare w'abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikamenyekana bavuye kuri 349 mu mwaka wa 2023 bagera ku 2748 mu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ko bikuvye inshuro zigera kuri 7. Abaganira n'itangazamakuru bo mu mujyi wa Kigali batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye ku byo babona bitera ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abagabo, ndetse banatanga ibitekerezo ku by'ibisubizo mu kuyihashya. Bamwe mu baganira n'itangazamakuru uwitwa Niyomukiza Eric yavuze ko umugabo ukennye biba ari intandaro yo kuba yahohoterwa n'abarimo umugore we, akamusuzugura akamwita amazina yo kumutesha agaciro. Mu magambo ye akaba yagize ati, urebye ku bagabo badafite akazi nibo bakunda kugaragara. Iyo ubana n'umugore udafite akazi ukagira inshingano utabasha kuzuza ku bijyanye n'imibereho, usanga umugore agusuzugura ukaburimbwa ukaba nta gaciro ufite mu rugo iwawe. Ni mu gihe uwitwa Uwishaka Letitia we yavuze ko abagabo basigaye bakorerwa ihohoterwa rikabicira amarangamutima yabo, ugasanga ngo umugore agiye gusambana ku ruhande agatwara inda atari y'umugabo babana, ndetse nyuma akayimugerekaho ikamubera umutwaro yo kurera umwana atabyaye. Akaba we yagize ati, inshuro nyinshi impamvu abagabo usanga abagore bakorera ihohoterwa, ushobora kuba uri umugore ufite urugo, umugabo ukamushyiraho abana wakuye ku wundi mugabo ukavuga ko ari ab'uwo mugabo kandi atarabe, agatangira kurera umwana kugeza mu myaka 20, umwana akazamenya ko umurera atari se nyuma. Iryo ni ihohoterwa abagabo baba bari gukorerwa. Ni mu gihe Iyakaremye Jean Claude we yavuze ko muri iki gihe hakomeje kugaragara abagore baca inyuma abagabo babo batanabikoreshejwe n'ubukene, ahubwo ari imitima mibi, ko nabyo biri mu ihohoterwa rikorerwa abagabo. Ni mu gihe umugore witwa Umuhoza Kabarisa we abona ko hari abagabo bakorerwa ihohoterwa aribo babyiteye kubera kujya mu busambanyi bagaca inyuma abagore babo, nyuma bigateza intonganya mu rugo babanamo. Kabarisa we akaba yavuze ati, abagabo impamvu bari gukorerwa ihohoterwa muri iki gihe nta bwumvikane buri mu rugo muri iyi minsi. Umugabo hari igihe ataha ananiwe, n'urugero wamubwira uti ese wareka tugakora igikorwa cyamvanye mu rugo, akakubwira ngo ntabwo biri muri gahunda. Mu baganire n'itangazamakuru bose uretse abatanze ibitekerezo bahuriza ku kuba ubukene buri mu butuma abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, mu gihe abatabashije kubona iby'ibanze nkenerwa bisaba amafaranga mu rugo. Benshi banemeje ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina riterwa no gucana inyuma. Ngaye nguko mbwira, ese aho uri haba hari umugabo uzi ukorerwa ihohoterwa? Reka mubwire ngo kora subscribe niba rugamba igeze kuri Talk Rwanda, ubundi ujye ubana natwe migano dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.